Guhaye ikaze uyu munsi nkuzaniye lisite y'abahanzi bafite indirimbo zagiye zirebwa cyane cyangwa se zikundwa zigashyirwa kuri playlist cyangwa se zigateranyirizwa hamwe. Niyo mpamvu rero nkuzaniye abo bahanzi lisite yabo kuva ku wa 10 kugeza ku wa mbere, ndetse na lisite z'indirimbo zabo kuva ku ya 10 kugeza ku ya mbere. Urasabwa rero kubana natwe kugira ngo uze kuba wamenya neza uburyo bihagaze. Ni indirimbo zirimo amoko menshi ziririmbwe mu njyana zitandukanye, ndetse harimo n'iz'abaraperi bamwe na bamwe tuza gusanga muri kino kiganiro cyangwa se muri ino video mugejejeho. Welcome. Ku mwanya wa 10 nk'uko nababwiye ko ariho turi butangirire, turahasanga umuhanzi witwa Shemi wakoze indirimbo yise Ntibanyurwa yakoranye na Bulldog ndetse na Ash Kevin. Iyi ni indirimbo rero yakunzwe cyane ku rubuga rwa YouTube, ntago yaje kuba yarebwa cyane, gusa yakunzwe ku rwego mpuzamahanga, ariyo mpamvu yagaragaye ku mwanya wa 10. Iyi ni indirimbo rero Shemi yakoze ayita Ntibanyurwa. We avuga yuko iyi ndirimbo yayikoze nta muntu ashaka kwataka cyangwa se nta muntu bafitanye beef, ahubwo ko yavugaga abantu bose muri rusange, ko nawe avuga ubwe ko atajya anyurwa aho akora indirimbo imwe akifuza kuba yakongera gukora indi gutyo. Avuga yuko rero abantu batanyurwa bose muri rusange. Iyi rero niyo ndirimbo iri kugaragara ku mwanya wa 10 mu ndirimbo zanditswe cyangwa se zashyizwe kuri playlist y'indirimbo zakunzwe cyane. Naho ku mwanya wa 9 turahasanga indirimbo ya Zotrap yise Street Goat. Nayo ni indirimbo yashyizwe cyangwa se yagiye kuri playlist y'indirimbo zakunzwe cyane mu mezi ashize. Iyi rero ni indirimbo y'umuraperi, urumva yuko tugiye kuba kugezaho n'indirimbo zitandukanye. Iyi rero niyo ndirimbo iri kugaragara ku mwanya wa 9 ya Zotrap yise Street Goat. Naho ku mwanya wa 8 ho turahasanga umuhanzi Nyiringabo yakoze indirimbo yise Muro cyangwa se Laho Freestyle. Iyi ngiyi niyo ndirimbo iri kugaragara ku mwanya wa 8. Naho ku mwanya wa 7 turahasanga umuhanzi Davis D yakoranye na Soso, bakorana indirimbo yise Shock. Ni indirimbo rero yakunzwe cyane ku rwego mpuzamahanga kuko nayo yaje kuyagaragara kuri playlist mu mubare w'indirimbo zakunzwe cyane mu mezi ashize. Naho ku mwanya wa 6 turasanga umuhanzi Kenny Soul wakoze indirimbo yise Deja Vu. Ikaba yarakunzwe cyane mu Rwanda, ku mugabane wa Afurika ndetse no ku yindi migabane itandukanye y'isi, bigakundwa ku rwego mpuzamahanga, ariyo mpamvu yaje kuba yagaragara ku mwanya wa 6 nk'indirimbo yakunzwe cyane yakozwe na Kenny Soul. Si yo gusa kuko hari n'izindi Kenny Soul yagiye akora nazo zigakundwa, ariko iyi ngiyi niyo ndirimbo ya Kenny Soul yabashije kuba yagaragara ku mwanya wa 6 mu ndirimbo zariye hit cyangwa se zikunzwe cyane mu gihe gishize. Naho ku mwanya wa 5 turasanga umuhanzi Element Ellen ndetse akaba n'umuproducer yakoze indirimbo yise Tombe. Ikaba yararebwe n'abasaga miliyoni 13 ku muyoboro wa YouTube. Iyi ni indirimbo rero nayo yaje kuba yagaragara ku mwanya wa 5 mu ndirimbo zakunzwe cyane. Ikaba yarakozwe n'umuhanzi Element Ellen, yagaragaye kuri playlist y'indirimbo zakunzwe cyane mu mezi ashize. Naho ku mwanya wa 4 turahasanga umuhanzi Bushari yakoze indirimbo yise Imisaraba Ine. Iyi ni indirimbo yatrendinze cyane kandi ikundwa ku rwego mpuzamahanga, ikaba ari nayo yacuranzwe cyane kuri radiyo. Bivuze yuko rero ariyo mpamvu iyi ndirimbo yaje kuba yagaragara ku mwanya wa 4 kuri list y'indirimbo zakunzwe cyane mu gihe gishize. Mbere yuko mbwira izindi ndirimbo cyangwa se n'abandi bahanzi basigaye, ndagusaba ikintu kimwe gusa, kuba wakwiyandikisha kuri umuyoboro wacu wa YouTube kugira ngo ujye ubona update nyinshi zitandukanye z'ibyamamare ku mugabane wa Afurika ndetse no ku yindi migabane yose muri rusange no ku rwego rw'isi. Uhawe ikaze rero. Kwiyandikisha nta kindi ni ugukora subscribe ndetse ugafungura n'inzogera, like, share na comment, nabyo ni ingenzi cyane. Uze no kuba watubwira video tuzagukorera iyi gutaha. Turi kumwe 100% ku gitekerezo cyawe, nta masaha make ashira tutagushubije cyangwa se tutacyacyakiriye hano ku muyoboro wacu wa YouTube. Reka dukomeze niba wowe wamaze kubikora. Ku mwanya wa 3 turasanga umuhanzi Run Up yakoze indirimbo yise Tsunami, imaze kurebwa n'abasaga cyangwa se barenze miliyoni. Iyi ni indirimbo rero yakunzwe cyane mu mezi ashize, niyo mpamvu yaje kuba yagaragara
ku mwanya wa gatatu mu ndirimbo zikunzwe cyane kuri social media platforms zitandukanye uretse ku rubuga rwa YouTube, ndetse ikaba inakozwe cyane ku rwego mpuzamahanga kuko we avuga yuko mbere yuko asohora indirimbo yari afite abasubscribers cyangwa se abamukurikira 60,000 gusa, ariko ubu akaba ari hejuru y'ibihumbi 160. Mu by'ukuri iyi ndirimbo ikaba yaramuzaniye abasaga 100,000 ku muyoboro we wa YouTube. Naho ku mwanya wa kabiri turahasanga umuhanzi Kevin Kade yakoze indirimbo yise Nyanja. Iyi ni indirimbo yarebwe n'abasaga cyangwa se barenze 4,000,000 ku rubuga rwa YouTube, ikaba yanagaragaye kuri list y'indirimbo zakunzwe cyane. Iyi rero ni indirimbo yise Nyanja, ikaba yarakozwe n'umuhanzi Kevin Kade. Tugeze ku mwanya wa mbere. Ese wifuzaga ko ku mwanya wa mbere hajya iyihe ndirimbo cyangwa se n'iyihe ndirimbo wakunze cyane ku buryo wari witeze yuko iza kugaragara ku mwanya wa mbere? Zo kutubwira muri comment. Ku mwanya wa mbere hari indirimbo yitwa Foromiana ya Chris Easy yafatanyije na The Ben ndetse na Kevin Kade. Iyi ni indirimbo yakunzwe cyane ku rwego mpuzamahanga, irebwa n'abarenga miliyoni mu gihe gito cyane, niyo mpamvu ari yaje kuba yagaragara ku mwanya wa mbere. Urumva yuko rero ari indirimbo itoroshye cyangwa se itagakwiye kuba iri hasi y'izindi, bitewe n'uko yahuriwemo n'abahanzi bazi kuririmba neza cyangwa se gukora umuziki wabo neza, aribo The Ben, Chris Easy ndetse na Kevin Kade. Urumva yuko abo ngabo ari abahanzi rero bazi kuririmba neza, bakoze ino ndirimbo bakayita Foromiana, akaba mpamvu yaje kuba trendinga cyane, ikaba yagaragaye ku mwanya wa mbere ku ndirimbo zikunzwe cyane ku rwego mpuzamahanga ndetse no ku isi muri rusange, zakozwe n'abahanzi b'abanyarwanda. Wari kubonye muri ino video rero, nizeye ko wakoze subscribe, like, share na comment, ukibuka no gufungura inzogera kugira ngo tuzacikwa na video cyangwa se iyindi update tuzakugezaho ijyanye n'amakuru y'ibyamamare ku mugabane wa Afurika ndetse no ku isi yose muri rusange. Naho gutaha mu yindi video nziza tuzakugezaho kuri iyi channel.